turyamye turi batatu ngibona kuri parafo hejuru ariko ibyo uwo mwuka Imana yarawujije ngiye muri Kongo kuko nararyamaga najya gukanguka n'igihe cyo gidusenge hejuru ndavuga nibanze bangejeje hejuru kuri parafo. Iyi ntwaro dufite mubekesha gatandatu umurongo wa 11 ngo twambare intwaro zose z'umwuka nahise nambara vubavu Família. Nangara. Família. Família. Reka nkwifurize kugubwa neza cyane ukurikiye Rise Up Media TV aho rero yose yagiye atandukanye. Nizera ko umeze neza cyane, nawe utameze neza wihangane, hari icyo Uwiteka araza gukora ku buzima bwawe. Icyo ugomba gukora ni ugusenga cyane. Reka nshimire cyane abakunzi bacu bari muri Canada, abakunzi bacu bari i Burundi, muri Uganda, muri Zambia, mutwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Uwiteka abahe umugisha mwinshi cyane. Ndetse nawe udukurikiye ari ubwa mbere utarakora subscribe, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Nkuko ubibona kuri screen yawe, ahangaha turi ni ku murwa w'ubuhungiro hano mu karere ka Rubavu, niho kamera zacu twazerekeje, aho Kristo cyangwa se abigishwa ba Kristo batandukanye bazindutse rwose baza gushima Uwiteka, baza gushima iby'Imana yabakoreye, baza gushimira Kristo w'u Rwanda uhoraho ibyo yakoze ku buzima bwabo. Nibyo ugiye gukurikirana cyane. Hangaha nyine ni muri Cité de Refuge cyangwa se ku murwa w'ubuhungiro. Reka mbahe ikaze mukurikire amashimwe y'abana ab'Imana. Iyi ni Rise Up Media TV. Kora subscribe wowe utarayikora, tukomeze tubane umunsi ku munsi.
gikomeye kurusha ibindi ni ukwambaye urugo rwiza, kuko mu buzima bwo naciyemo nabanye n'abagore benshi. Ibyo nahishe cyane nibyo najyaga isoni yo kuvuga, nuko nageraga iryo simbi kujya muri jye ngo nibohore kuri jyewe. Nasanaga umugore tubana akagenda, kandi uwo wese akagenda nyite ngo ngagusubira hasi mu mipango yanjye yose igahita. Ariko ejo bundi naho icyo nshima Imana ni uko yambaye umugore tutumvikana kuva naba sinzi ko umugore nabana umugore ngo akore agira icyo azana nanjye ngizana, ariko duhuriza mu muryango w'Imana yampaye. Turi batatu ngibona kuri parafo hejuru, ariko ibyo uwo mwuka Imana yarawugishije ngiye muri Kongo, kuko nararyamaga najya gukanguka n'igihe cyo gidutse hejuru ndavuga nibanze bangejeje hejuru kuri parafo, ariko uwo mwuka Imana yawumuyeho. Ikindi cyo nshima Imana ni uyu mukobwa mukuru wanjye w'imfura yanjye, yajyaga mu gihe cy'abakobwa akamara ibyumweru birenga 2 ava agirute bura za kote isiki, ariko kuva yagera hano yagera hano atangiye kuririmba, uwo mwuka mubi waje ayoteye. Muri Brazil kubera ko ni Imana twigeze gutegura umushinga mu rugo iwanjye urangiza imyaka 5, tukawutegura bikanga. Umunsi umwe ndaryama mu nzozi ngiye kurambara umutume wacu na Adolphe na David, ngiye kubabona mbona na John bakambutse kuri butike utwe kwicaranye na Dansira mwana wanjye turi gushakisha amafaranga. Ngiye kubona mbona bakoze mu biganza byanjye, barabwiye ngo ibibazo byawe bigiye kurangira. Shangilia Kristo, shangilia Kristo. Mutume amaze kubimbwira, ubwo nibwo hashize iminsi kugaburo ryera, umutware wanjye arambwira ngo ntabwo uri bujye kugaburo ryera, nk'ugiyeyo ahubwo dufite ahantu tugiye kujyana. Ndamubwira aho mfite gahunda mu rusengero, dufite ku meza y'umwami, nanjye ni ngombwa nanjye ngire ku meza y'umwami. Arambwira ngo hoya, ngo dufite gahunda, ngo ugende utahe saa 7. Ndamubwira ndabyubahiriza ndaza, ariko manze nagera ku rusengero. Nabibwiye mama Hirwa ko ngiye ahantu, ariko ndahita ngaruka. Yanyemereye, nari ndi muri gahunda zabo, ariko nahise ngira vuba ndamusinya, ndamubwira amasaha aragiye, reka ngaruke ku rusengero. Aravuga agenda. Nahise ngaruka, ngeze hano nanjye ku meza y'umwami. Kurya ku meza y'umwami ni ikintu gikomeye, icyo kintu kibaze imyaka 5. Ubu ndavuze ngo ejo kuwa kabiri kizarara gikemutse. Ngiye kubona amahirwe mfite, hari ahantu ubona ari ngiye kureba ikibazo ko kirakemuka, mbageze mpamagara umuntu uri buze kukiturangiriza noneho mu by'ukuri, ariko nakubwiye ngo ngwino dukemure icyo kibazo cyacu. Uwo muntu arambwira ngo ndikumva ndyamye, ngo mvuge i Kigali ngo narushye. Ndamubwira ngo nukemure ikibazo, arabyanga. Iyi ntwaro dufite mu Befeso 6:11 ngo twambare intwaro zose z'umwuka, nahise nambara vuba vuba arambwira ngo iyi saa tuvugana ngeze mu mujyi wa Gisenyi kuri banki. Arambwira ngo amafaranga ndayohereje kugira ngo ikibazo ngiye kubona mbona ndahani, mfite kwizera, mbona igitangaza kirakemutse, mbona Imana muri Rwajiri ikoze igitangaza gikomeye. Nayo teile Familia muziki kuri Kristo. Shaka kwamba ya Asma wa Kristo ajatukurikira. Asma yo kubakurura. Ni kabiri
kwa Kristo. Umazina nitwa Sibomana Marco, umwana wa Nabii Mulindwa Jules na mama Ima. Ndashimira Imana Mulindwa Jules nyuma yo kugera mu Stade de Refuge Goma, kugera mu murwa w'ubuhungiro. Nari mfite ikibazo cy'urugo, Imana ingarurira umugore wanjye. Imana ya Mulindwa Jules ndayishimira cyane. Nyuma y'icyo kibazo cy'ingenzi cyari kingejeje, nakize diabete, nakize impyiko, nari ndwaye igifu cyarashize. Impyiko nagendaga n'igare mu minota nk'icumi, ngaba ndahagaze kwanza kamanza nanywa amazi, ariko byose byarashize. Ndashimira Imana muri Mulindwa Jules. Nari nacupiye narananutse, reba uko ngana ukuntu n'uwongeraho n'ukunanuka sasa. Nsa nabi, ariko Imana muri Mulindwa Jules yarantengeneje, irankora, irancura, mva mu wo yishimira nawe. Ndashimira Imana muri Mulindwa Jules. Ndashimira Imana muri Mulindwa Jules by'umwihariko kuduha Stade de Refuge mu Rwanda. Ubu izi saha ndi gushimira Imana muri Mulindwa Jules ko tungana uku. Nyuma mu kwezi kumwe nta n'umwaka famille tukarya meza ya Bwana, sinagenda ndakivuze niyo wazaniye. Ndagushimira Imana muri Mulindwa Jules sana. Hari igihe cyo abandi bamara igihe n'igihe, ariko ku kwezi kumwe kuri Stade de Refuge mu Rwanda ya mbere tugahita turya meza ya Bwana. Umunsi umwe byita nk'umunsi tuba tuvutse uwo munsi tukarya meza ya Bwana uwo munsi. Famille ndashimira Imana muri Mulindwa Jules sana kutubohora. Nyuma yo gukira ibyo bibazo byose, famille ndashimira Imana muri Mulindwa Jules kungira umukozi wa madayimoni. Ndashimira Imana muri Mulindwa Jules kugeza isaha ukuntu tuza muri niba turi famille, ntabwo nabura kukivuga. Abandi bazinduka bari kuvuza ingoma, bari kuvuza utugoma, bari gutebutsa abantu babo ngo batse, ariko sayi mu rugendo rw'isaha yose nje ku murwa w'ubuhungiro kubera ko n'ingoma niyo yayivuza ntabwo yava hano ngigere mu rugererize ku ntebe. Ariko ndashimira Imana muri Mulindwa Jules kuba njyewe mbaduka njye kugera hano saa 10 cyangwa se na 20 ngasanga abandi bahananze kera, ngahita nshimira Imana muri Mulindwa Jules kuko twese tuba tuzi icyo tuje gushaka. Ndashimira Imana muri Mulindwa Jules kumbohora ikankura mu businzi. Navaga saa 2 za mu gitondo ngiva muri koperative, navaga saa 2 za mu gitondo, saa 9 za nijoro akaba ndi gutaha famille. Ariko ndashimira Imana muri Mulindwa Jules kumbohora kugeza isaha. Ni ku rusengero, ni ku kazi, ni ku rusengero, ni ku kazi, ni ku rusengero, ni ku kazi no mu rugo. Ndashimira Imana muri Mulindwa Jules. Famille nangana famille nanjye gore mariage Bajiri mukuru umuntu kucyanga mwicaza muri komando. Famille naye ndi mujyango waravuga ngo ntantu ntimanye. Famille uriya ntabwo bamubara mu bandi bantu. Ariko Imana ya papa Mulindwa Jules na biwacu wapuza mariage idasanzwe. Famille abatinzi amasaha yagiye, ndabashimira mwese kuko mwanya mbere ngiye mwari mumeze. Ndashimira
Lieutenant General wera yanyambariye neza. Ashimira na Sifa Service Choir yo mu Rwanda. Ngashimira bare wanjye na mare wanjye amarebe kwami Imana muri Rwajire yavuze yavuze be ajya bagufura na se birangana mutume yabwiye hano ugomba gukora mariage hano ngakubite koti none kwami muri kumbe yuti ni byinshi cyane kubera ibyishimo n'umusaha yagiye uyu ntabwo mwita Gashiri kera turi muri 98 amwita uriya kweli mu ariko none murebe Gashiri Shalom. Mega is the one. Ndayishimira kubyo yakoze kuva yatangira ubwo yaje atangira n'amahanga. Imana muri Ndajire yamuhaye ijambo rivuga ngo twari kubiranga ngo adui wako akikufuata umwambie kuniona mpaka kupamba ngazi. Sasa na mimi saa hii kunipata paka kupanda ngazi. Arongera irindi jambo yatwigisha ngo nilishavuka barriere. Ubwo rero umupaka w'ibintu byose n'ibitangurije n'ibyambabaje byose nishabivuga. Sinabifite ubushobozi bwo guhagarara mu iteraniro ngo nshime icyo kubona kizima kuko nta kigeze k'imbere kizima nabonaga ngo mbone kinejeje. Ariko icyabaga kigomba kunezeza sinakishimiraga bitewe n'uko uwo twagombaga kukishima nawo yabyemeraga yanabibona. Uyu rero sheko wanjye tuburyo ukibona we kubera ukabona turi benshi imbaga y'abantu benshi ibyo bigarutse niba bigaruye n'abakiri ibyawe